nari umukozi kuri chantier ubwo najyaga kumena amazi hasi nahise nyamena kuri injeniyeri wanjye nari mbizi neza ko bagiye guhita banyirukana nawe ati what ni ibiki bimbayeho ako kanya mara kubona ibyo nkoze namanutse hasi nirukanka bwari uburyo bwiza bwo kujya gusaba imbabazi gusa byashobokaga ko bibuze gukunda bitari buze no gukunda umwe mu bagabo bari bari aho ngaho twakuranaga akimara kureba ibyo ngibyo yegeye injeniyeri w'umukobwa twakuranaga witwaga Diamwize ati sorry ihangane ninde ubikoze bigenze gute uyu mukozi twakuranaga ari umunyeshyari cyane ku buryo buteye ubwoba mu kwegera Diamwize ati ya no umuntu umenyeho amazi bati nta birenze nawe ati ariko uwo muntu ni ukumwirukana ni ikigoryi nta soni arifata akakumena amazi n'ukuntu uri bosi Denise ati but it's a mistake ni ikosa ntabwo twaye kurenganyiriza umuntu amakosa yakoze uyu mugabo twakoranaga witwaga James yakomeje kuburana agira ati bakwirukane nanjye ho narindi natekerezaga uburyo kingiye guhomba akazi kanjye nkumva ibintu neza bindangiriyeho ubwoba umujinya gusenga amasengesho adafashije nibyo nari nangiye kwitoza ndetse naranavuga ngati Imana ifashe bize gukunda ubwo nagiraga aho ngaho Diamwize ari kwihanagura nabonaga bisa nk'ari ibintu biteye ubwoba nahageze mfite isoni nk'umuntu ukoreye amakosa nyirabuja uyu mugabo twakoranaga witwaga James ati kuba none urirukanwe ni gute ufata amazi ukamena kuri injeniyeri Denise nawe atari ko nta makosa n'ubutaha nazabyongere nanjye ati nta kindi nyine navuga amazina yanjye banyita Daniel Denise yakomeje kundeba nanjye niko namurebaga cyane ngira ni I'm sorry mumbabarirema ntabwo nabishakaga James ati tabuva hangaha ndavuze ngo taha kumena amazi kuri injeniyeri ntabwo uzi ko ari amakosa wumvaga se kuri gukora ibiki ugomba kwita ku makosa n'ikintu cyose cyatuma wirukanwa nanjye numvaga nyine ubwo nta kindi ngomba kwirukanwa bakimbwira ko ngomba kwirukanwa nahise ngenda gusa ntaragenda Denise yese mamagara ati no ntabwo ari byiza kumena abantu amazi gusa na next time ntuzabyongere gukomeza akazi kawe James yatangiye kumirwa nanjye ati murakoze cyane Diamwize yari injeniyeri wacu James yatangiye kureba nkaho hari ikintu kibi yashakaga kungura nawe ati ariko ibyo ngibyo ntabwo twabitorera nejo bundi yazabikorera undi muntu mugomba kumwirukana nahise nibaza ikibazo gikomeye nshobora kuba mfitanye na James kiri gutuma ashishikazwa no kunyirukanisha nanjye ndumirwa James yakomeje kuvuga amagambo akomeretsa agize ati wowe utahe nanjye ni okay niba ariko mu bivuze ubwo nyine nta kundi Denise ati ariko ni njyewe mu buyobozi hano ubwo niba ushaka kumwirukana ushaka gukoresha amategeko yawe navuze ko agomba kuguma mu kazi and that is fine agomba kuguma muri aka kazi nta kindi kintu ugomba kumbwira niba mvuze ko umuntu agomba kuguma mu kazi uko ni ukuri ko agomba kuguma mu kazi ibindi bintu muri kuvuga ntabwo ari ukuri nanjye ati murakoze cyane mabuja rwose ndabasezeranya ko nazigera mbatrustinga cyangwa badisitrustinga mu byo muzakora byose kandi akazi nzagakora neza next time sinzongera ni uko nguko natangiye ubuzima bwanjye bushasha bw'urukundo ngiye na Diamwize mu buryo budasanzwe ndi umukozi mu gihe we yari umukoresha wanjye gusa James nifuzaga ko ari ikintu na kimwe nzigera ngeraho buri munsi yakomezaga kutwereka ko rwose ibintu turi gukora nta kintu na kimwe bizigera bitunga James yakomeje kundeba nkaho arakariye nuko batanyirukanye Denise ati nawe genda ukomeza akazi kawe naho uyu nguyu we rwose na hamwe ari buze kujya James yarababaye cyane ati ubwo nyine nta kundi baransuzuguye gusa ubwo n'ubundi ndaza kukwereka icyo gukora James yashaka kunyirukanisha ku ngufu yasaga nkaho ashaka kubikora mu buryo bwe bwite akanabikora mu buryo buteye ubwoba nasigaranye aho ngaho na Denise nawe ati ntuzongere kujya ugenda umena amazi ku bantu ntabwo ari byiza nanjye ati nta kibazo rwose muze kumbabarira kandi ntabwo nabikoze nabitekerejeho nabishakaga Denise yakomeje kunganiriza neza nanjye mbona ko Denise ari umwana mwiza kandi umwana ufite urukundo no kumuganiriza nabonaga ari umukobwa ugira ikinyabupfura cyinshi kandi umukobwa udasanzwe gusa nawe yarambwiye ati ntuzigere ubwira abantu ibyabiriye hano hantu twari turi wari umunsi umwe ubwo Diamwize nari nagiye kumureba ngiye kumutabara boyfriend wari kumukubita mu gihe we ubwo ndeba rero kumukubita cyane yaramuteruye ndangije mujyana ku buriri bwe kugira ngo ndi umuje wari waje kumwiba nawe nyuma nibwo yaje kumbwira ati ibi byose byabaye yari amakosa yanjye gusa ndakwinginze ntuzagira umuntu n'umwe ubibwira birumvikana ko ibyo nari narakoze byiza byari bitangiye kungaruka mu buryo nanjye ubwanjye ntarinzi Denise namubwira ati humura nta muntu n'umwe nzigera mbibwira
byari ukuri koko yakundanaga n'umuhungu witwaga Paul wahoraga amukubita amubabaza buri munsi. Gusa natekerezaga neza ko ubuzima bwo kubana na Denise bwari ubuzima bwanjye kandi ubuzima budasanzwe. Natekerezaga neza ko kandi byari uburyo bwiza bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo isi tuyigenze neza. Naramubwiye ati nta muntu nzabibwira kuko iki sinabivuga, nta mwanya naba afite wo kuvuga ibyo bintu kandi naba nanjye ubwanjye ndi kwiyangiriza ubuzima. Denise ati ok, niba utazabivuga noneho ndumva ari byiza kandi merci urakoze cyane, uri umwana mwiza. Nanjye ati ni ukuri namwe murakoze cyane kandi ibyo mutwifuriza namwe bijye bibagendekera nk'uko namwe ubwanyu mubyifuza. Ni uko nguko natangiye kuba inshuti na injeniyeri wacu. Bwari ubushuti budasanzwe ubu ngubu gusa nanone bushoboka. Bwari ubushuti kandi butwereka neza ko bimwe mu bintu byose umuntu akora biba bifite amaherezo kandi bifite n'amahitamo meza. Uko byagenda ko ariko kose twatangiye kuganira, ambwira ati kiragene nashwanye na boyfriend wanjye, ubuzima bwari bugoye kwiyumvisha, gusa ubu ngubu ndi guhiringa cyangwa ndi gukira, ndi kumva ameze neza ku rwego utabasha gutekereza. Ubwo rero icy'ingenzi ni uko ameze neza nawe ukaba umeze neza, ibindi bizaza nyuma. Ibi byasaga nk'aho ari intangiriro z'urukundo rwanjye na Denise. Twarakundanye cyane, urukundo rwanjye nawe rwari urukundo rudasanzwe. Nanjye nta kibazo, ndagukunda cyane kandi nzakomeza kubana nawe. Denise yarasetse ariko byasaga nk'aho atishimye mu bantu yari arimo we na boyfriend we. Byasaga nk'aho ari ibintu bigoye cyane. Nasubiye mu kazi kanjye mu gihe Denise nawe yarimo arasubira mu kazi ke. Ubwo nagendaga twakomeje kurebana, ako kanya yahise abona imodoka iparitse aho ngaho. Mu kureba neza nitegereje nabonye ari imodoka y'umukunzi wanjye. Yari umukobwa twiteguraga kubana mu gihe gitoya. Yari umukobwa mwiza nakundaga n'ubuzima bwanjye bwose. Daniela yari umwe mu bakobwa b'inzozi zanjye. Uko twamwitegerezaga twese niko twabonaga buryo ki Daniela aje yahindutse. Ako kanya yari yankurikiranye aho nakoraga hose mu buryo bwo gushaka kugenzura buri kimwe cyose nakoraga. Nanjye ati Daniela aje gukora iki hano? Ati byagenze gute? Denise kunyitegereza ati ok, birashoboka ko ushobora kujya gukubekeza ibyawe. Daniela ndebye mu maso ati uri gukora iki hano? Kampani yawe yagiye he? Nanjye ati ariko kampani yanjye yarahombye. Denise kureba ati nyamara ibintu ntabwo byoroshye. Daniela ati nari mbizi, uyu ninde muri kumwe aha ngaha? Ni indaya se wanshimbuje? Kahise nawe usigaye ujya mu ndaya? Denise ati ariko by the way, cool down, ni ibintu bisanzwe. Undi nawe ati usigaye ujya mu ndaya? Hani ibyo ngibyo usigaye wirirwamo umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. You don't have any time to talk with me. Mbese wowe icyawe ni ugukora ibikorwa byose warangiza ukambabaza. Ati Daniel urambabaza cyane ku buryo budasanzwe. Denise ati ariko siko ndi kubona ibintu bigoranye. Mu gutangira kwisobanura nasobanuye Daniela amubwira ko buri kimwe cyose kitagenze kuko twabyifuzaga, gusa we ntiyari afite umwanya namba wo kumva. Icyo yashakaga kumva no kumva ko ndi kumusaba imbabazi kandi nazo ntiyashakaga kuzima. Byasaga nkaho ntangiye inzira yo guhangana n'uwo twiteguraga kuzabana by'akanya gato. Ako kanya yakomeje kumbwira n'abambwira ati wavuye muri business yari ikomeye kuri yo, urangije uza gukora buno busa aha ngaha uri ikigwari, nta kintu na kimwe ushoboye. Nanjye natangiye kumusona buryo ki nahombye byose, nyamara kubera we nkakomeza gushaka akazi kugira ngo tuzakore ubukwe bwacu neza. Daniela ati nta kundi wari bumbwire, gusa ubu ngubu nibwo mbonye neza ko njye nawe rwose tutaberanye, ntituzigira tubirana n'umunsi n'umwe. Uri ikirwari, uri umugabo udashoboye, nta kintu na kimwe rwose njye nawe tuzigira duhuriraho. Nanjye ati ariko ibi ngibi ni personal issues twabiganiraho no mu bundi buryo, nta muntu n'umwe uhari, byaba byiza tubiganiraho mu bundi buryo. Nivugaga nseka nzi ko agiye kubabarira. Nawe ati ntabyo tuganiraho birangaha, kubera ko wahisemo amahitamo yawe, wahisemo kubaho kwawe, wahisemo nyine kuba ikigwari kwawe, ntabwo tuza kuganira, njye nawe birangirira aha. Nanjye ati mbabarira tuze kubiganiraho. Daniela ati I said njye nawe tubirangirira aha, ntabwo ufite umwanya wo gukomeza nkundana nawe nkururana nawe, umugabo w'ikigwari gusa utazi no kurinda ijambo rye, utazi no kumenya ngo urukundo rumeze gute cyangwa abantu bakundana gute. Wowe ntacyo usobanuye mu buzima bwanjye, uri ikirwari, nta kintu na kimwe uzigera unasobanura mu buzima bwanjye kuko uri ikirwari cyane pe. Nanjye ati Daniela please. Daniela yakomeje kumbwira ko ibyo byose bitari buze gukunda kandi ko ari ibintu ngomba kumenya. Ati uzi n'igende se nta mpamvu namba afite kuba nkiri hano rwose, enjoy with your true love. Nguko uko nakundanaga na Daniela
byaje guhinduka umuvumo mubi cyane mu buzima bwanjye. Njye na Daniela twatandukanye gutyo, Daniela ari kuntuka ambwira nabi ku rwego rw'uko nanjye nari nangiye kugira ubwoba. Nanjye ati but you can even help me, twabiganiraho mu bundi buryo. Denise ko yitegerezaga Daniela ntacyo yitaga yibuka, yitaga yibuka umukunzi we. Daniela ati I'm so very tired of this man, ndumva ndambiye gukundana n'umuhungu udashoboye kandi udashobotse. Natangiye gutekereza uburyo cy'urukundo namazemo igihe kirekire narugo rugiye kwangirika mu kanya gato, n'akazi kanjye karangiritse. Numva nabyo bitangiye kuncanga, byasaga nk'aho ubuzima bwanjye bugiye kwangirika rwose ako kanya. Ese uri gutekereza njye na Denise urukundo rwacu ruzamera gute mu gihe twese twatandukanye n'abakunzi bacu? Ibi ngibi tuzabigarukaho mu gice cya kabiri. Mwakoze cyane kubana nanjye, mugire ibihe byiza rero kandi Imana ikomeze kubana namwe no mu gice cya kabiri.